iyi message akenshi iyo turi kubivuga abantu bagira ngo ni iterabwoba, ariko ntabwo ari iterabwoba. Nshuti zanjye, mbere y'uko COVID-19 iza mu bihugu byose ku isi, twarimo dusenga, Imana iravuga ngo ishyano riraguye mu isi, iratubwira ngo mwebweho mubasha kuvugana nanjye, ngo ni munyegere, ngo kuko imbere gatoya bikomeye. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo abantu muribagiwe, abantu muribagiwe. Irambwira ngo mwibagiwe buri wese ari mu nzu, arimo atakira mu cyumba atemerewe gusohoka, arimo avuga ngo Mana nutubabarira ukadusohora tukabona isi yongeye kugira umutuzo nta cyorezo, ngo tuzajya mu nzu yawe. Abandi ngo mwanahize imihigo, niko yambwiye, ndetse ariko kano kanya ngo mwamaze kubyibagirwa. Kubera iki mwandagaje Imana yarabahaye umugisha? Kubera iki mutoteje Imana yarabahaye umugisha? Kubera iki mubaye ba Sawuli Imana yarabahaye umugisha? Kubera iki mugoretse ubutumwa bwiza Imana yarabahamagaye? Kubera iki muyandaritse ku mihanda yarabahaye umugisha, yarabahaye ijambo ryo kuvuga? Yewe garukiraho ngagiye kunyeganyega, ndetse yatangiye no kunyeganyega ku buryo umuntu wese uri mu Mana azaba afite ubudahangarwa, azaba afite icyo nakwita atibar, azaba afite icyo nakwita uburinzi. Reka mbabwire ko ibihugu bikomeye ndetse n'abanyabwenge bahambaye ku isi ibintu byamaze kubacanga, ndetse bamwe batangiye gutekereza uburyo bazatura mu mibumbe, batangiye gushaka uburyo bazimuka isi, kuko isi uko bukeye nuko bwije ibyo Kristo yavuze yahanuye birimo biragenda bisohoka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza. Umusaza ndi kumwe nanje Mana yakiza Edouard, bari mu Rwanda turasubije twabwira mu inshuti zacu, Imana ibamugisha. Abari mu Burundi mu biyaga bigari mumva ikirundi n'Ikinyarwanda ndetse n'Ikinyamurenge, turabakiriye kuri cyane ya Gusenga everyday. Ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, no gusenga uzaneshwa. Senga. Abari mu Amerika turabasuhuje, Imana ibamugisha. Abari mu Australia, Imana ibamugisha, turabasuhuje. Abari muri Aziya turabasuhuje, n'abari mu Burayi twabwira ngo ikaze kuri Gusenga everyday. Ni gusenga buri munsi, Imana ibahe umugisha. Uko mubona kuri cyane ya Gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana, tuguna Pastor Evode. Pastor Evode, uraho neza mukozi w'Imana? Imana ishimwe cyane. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. Imana igumugisha. Pastor, abantu benshi ngo bakuzi ko nk'umuhanuzi ngo ugendana umweyo gukubura. Niko bimeze, kubera ko buri nyubako yose igomba kugira abayikorera isuku, kandi buri gikorwa icyo ari cyo cyose iyo kidasukuye ntabwo gisa neza. No mu murima w'Imana rero hagomba kubaho abatoranijwe, bamara kubona hari imyanda imaze kuza mu muhamagaro, Imana ikabakoresha igakuburwa. Ni muri ubwo buryo rero, ni mu isi y'umwuka, hatazagira wenda umuntu ugira ngo ngendana umweyo mu nzira wo gukubura mu muhanda cyangwa ahandi. Ni mu isi y'umwuka, ni mu buryo bw'umwuka. Kandi ngira ngo aho twafatiye umweyo muri message Imana yari duhaye, hari ibyo Imana imaze kudukoresha kuri izi mbuga nkoranyambaga, cyane ko ibyari bitwikiriye byaratwikuriwe mu izina rya Yesu. Yes. Na cyane n'abahanuzi ba kera, buri wese yabafite uko yahamagawe. Buri wese yabafite yahamagawe n'ubutumwa Imana imuhamagariye gutambutsa. Iyo nta muntu yabigera ikibazo. Yes. Rero umukozi w'Imana watangira usenga Imana nkuko cyane yacyo gusenga buri munsi. Mana turagushimiye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, kubw'imbaraga zawe n'ububasha n'ubushobozi. Nyemerera umwuka wera w'Imana nk'umufa ibigirira umumaro isi, kandi dutambutse iby'imbaraga, kandi dutambutse ibibohora ababoshye, kandi dutambutse ibivuye ku Mana Data. Uturinde kuba inkorabusa turi hano hantu, ahubwo ibyo dutambutsa byose zomora imitima y'abera, bisubiza abantu mu murongo. Imbaraga z'umwuka wera zibane natwe, kirogoya yose y'umwanzi ndayirukanye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen, amen. Wakoze umukozi w'Imana. Abantu bishobora kumenyereye ko iyo uje
wose uba ufite message Imana iba yaguhaye. Ese uyu munsi pasiteri message ufite uyu munsi ni iki? Kuko uri gusenga everyday hanyuraho ubuhamya, hanyuraho n'abaririmbyi baraza bakaririmba, hari n'ijambo ry'Imana, n'ufite ubutumwa Imana iba yamuhaye aremerewe bose araza akabutambutsa bupfa kuba bwaturutse ku Uwiteka. Yes, Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwo abera barabuhorana kuko Imana ivuga mu buryo bwinshi. Imana ivugira mu ndirimbo, Imana ivugira mu nzozi, Imana ivugira mu ijambo ryayo, ariko kandi nanone Imana ikavugira mu bahanuzi. Message ya mbere mfite kandi abantu bayumve bitonze, ntabwo ari bimwe byandabimenyereye, nkunda kubabwira ko niko byahoze yokeje umuserebanya. Hari igihe Imana ivugira muri twe, abantu bakabitwara muri ya nsanse yuko abatekamutwe babaye benshi n'abitwikiriye umwambaro w'igihanuzi n'igishumba batabihamagariwe ari benshi, bagashyira abantu mu gatebo kamwe. Ariko ndagira ngo mbanze mvuga iki wowe unkurikiye. Umuhanuzi witwa Eliya yigeze avuga ngo muri Israel ninjye muhanuzi usigaye. Hanyuma Imana iramubwira ngo oya, muri Israel haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ndagira ngo mbanze nk'ururujijo ku bantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga, ntabwo abashumba bose bagiye mu bidahesheje Imana icyubahiro. Haracyariho abashumba b'umumaro kandi Imana ihagurukije ngo bavuge ibivuye ku mutima w'Imana. Kandi haracyariho abahanuzi batarapfukamira Bayali, haracyariho abavuga butumwa batarapfukamira Bayali, haracyariho abinginzi b'umurimo w'Imana n'ubu bari mu masengesho y'iminsi 7 bakiri gusengera itorero kandi batarapfukamira Bayali. Rero message ya mbere nuko Imana yambwiye ko buri muntu wese akwiriye kwinjira mu nkuge. Buri mukristo wese cyangwa se buri muntu wese ufite ukuntu yumvise Imana, waba ukijijwe waba udakijijwe, urasabwa kwinjira mu nkuge. Hanyuma imaze kumbwira ngo twinjire mu nkuge, ntangariza abantu ngo binjire mu nkuge, nabajije ngo Mana, inkuge abantu bose ko batari buyisobanukirwe, iyi nkuge abantu bari bwinjiremo ni iyi? Imana ivugana nanjye irambwira ngo inkuge abantu bakwiriye kwinjiramo ni ukwezwa bakinjira muri Kristo Yesu. Niwe nkuge ubu ngubu itazavirwa kandi itazatwarwa n'umwuzure, kandi niyo nkuge itazahuhwa n'umuyaga, ni nawe nkuge itazameneka, ni nawe nkuge itazatoborwa n'abadayimoni. Umuyaga w'ishuheri hamwe n'imvura y'ishuheri ntabwo bizagwa ngo bimene inkuge. Hanyuma iyi message akenshi iyo turi kubivuga abantu bagira ngo ni iterabwoba, ariko ntabwo ari iterabwoba. Nshuti zanjye, mbere y'uko COVID-19 iza mu bihugu byose ku isi, twarimo dusenga, Imana iravuga ngo ishyano riraguye mu isi, iratubwira ngo mwebweho mubasha kuvugana nanjye, ngo ni munyegere, ngo kuko imbere gatoya bikomeye, usenga rimwe nasenge kabiri, usenga kabiri nasenge gatatu, usenga gatatu asenge kane. Hanyuma icyo gihe harimo abantu babihinduye ibipindi cyangwa se babitwara uko babyumva, ariko byaratinze. Vision 2020 tuyinjiramo umwaka wa 2020 ngira ngo murawibuka, usibye ko bamwe mumaze no kubyibagirwa ko Imana yabanye namwe. Yantumye rero ngo n'ubu ngubu isi igiye kunyeganyega, ndetse yatangiye no kunyeganyega ku buryo umuntu wese uri mu Mana azaba afite ubudahangarwa, azaba afite icyo nakwita atibar, azaba afite icyo nakwita uburinzi. Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose, ngo kandi ngo mu gigirimbu ngo nta kizamutwara. Reka mbabwire ko ibihugu bikomeye ndetse n'abanyabwenge bahambaye ku isi ibintu byamaze kubacanga.
ndetse bamwe batangiye gutekereza uburyo bazatura mu mibumbe, batangiye gushaka uburyo bazimuka isi, kuko isi uko bukeye n'uko bwije ibyo Kristo yavuze yahanuye birimo biragenda bisohora. Ntabwo ndajya detaye kuko Yesu hari igihe yavugiraga mu migani, ariko ndabwira abafite amatwi yo kumva nibumve. Mushumba, injira mu nkuge. Evangeliste, injira mu nkuge. Muhanuzi, injira mu nkuge. Muririmbyi, injira mu nkuge. Buri muntu wese muri domaine injira mu nkuge, niho uzaba ufite umutekano. Hanyuma iyo ni message ya mbere, ni ukwinjira mu nkuge. Message ya kabiri, akenshi abantu bari gutinya kuvuga ukuri, niko Imana yavuganye nanjye. Irambwira ngo mbwira abo yahamagaye ngo ni igihe cyo kuvuga ukuri mudaciye ku ruhande, kuko abo muyobya bazayoba koko, ariko kandi namwe hari ingororano zibarindiriye. Hari ingororano zibarindiriye, kandi izo ngororano nimudahindukira ntabwo ari nziza. Ibyahishuriwe Yohana 22:12 haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Kandi ngo uyu ni Alufa uvuze, ni na Omega, itangiriro ndetse n'iherezo. Hanyuma abantu banze kuvuga ukuri. Imana yambwiye ngo uwo yahamagariye kuvuga ukuri navuga ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana. Abandi bari gutinya kuvuga ukuri kugira ngo babeho. Bibiliya iravuga ngo ushaka ubugingo, ushaka kuramira ubugingo bwe azabubura, ngo ariko utaramira ubugingo bwe ku bwa Kristo ngo azabuhabwa. Biravuze ngo rero wowe uri gukora wirengera, ugira ngo isi gukomera amashyi, ugira ngo abantu bakubone, ugira ngo wiyamamaze, ukagoreka ijambo ry'Imana, ndakubwiza ukuri ibyo biba imbere gatoya ugiye kubisarura. Umuntu wese azagororerwa ibikwiranye n'ibyo yagize gute yakoze. Nta muntu wabiba amasaka ngo asarure uburo, nta muntu wabiba ibishyimbo ngo asarure amashaza, ntabwo bishoboka. Iyo biba ibyiza uzasarura ibyiza, ubiba amahoro uzahabwa amahoro muri Kristo Yesu, ariko ubiba amahane nawe uzaterwaho amahane. Kandi yambwiye ngo umwami Satani, umwami w'umwijima witwa Satani, muri kino gihe ari gushaka kuguranira abantu, akabambura icyo nakwita imbaraga z'umusaraba, ibyari bibafitiye agaciro, akabasigira icyo nakwita nk'abaringa. Nagiye kubona mbona igishushanyo kinini cyane kimeze nk'akadahumeka. Kadahumeka ngira ngo abantu babaye mu byaro barayizi, wenda bari hanze twabasobanurira n'abandi bavukiye mu mujyi. Ni uburyo bafataga amashara hanyuma yo mu rutoki bakayazingazinga, hanyuma bagafata igiti bagashingamo hagati, bakazingazinga nk'umutwe, bashushanya nk'umutwe w'umuntu, bagakora igiti mu maboko, hanyuma icyo gishushanyo bakagihagarika ahantu hari imyaka yeze, kugira ngo inyoni niziza zize kugira ngo harimo umuntu urinze amashaza cyangwa se ibishyimbo, zigasubirayo zirukanka. Rero Satani ari kwambura abantu umwuka wera, akabasigira icyo nakwita nk'akadahumeka. Nuko nabonye iryo yerekwa. Hanyuma wowe wari ufite umwuka w'Imana, ukaba wumva utagisenga, ukaba wumva utagishishikajwe no gusoma ijambo ry'Imana, reka nkuburire, reka nkubwire, wavuye ku rufatiro, garuka ku rufatiro mu izina rya Yesu, kuko imbere gatoya umuntu wavuganye n'Imana aratambuka, ariko utaravuganye n'Imana akaba atarabaye mu murongo Imana ishaka. Ndababwiza ukuri, Imana yambwiye ngo iraje irebe itaranto yaguhaye uko wayikoresheje. Gatatu, ni message 3. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo abantu muribagiwe, abantu muribagiwe. Irambwira ngo mwibagiwe buri wese ari mu nzu, arimo atakira mu cyumba atemerewe gusohoka, arimo avuga ngo Mana nutubabarira ukadusohora tukabona isi yongeye kugira umutuzo nta cyorezo, ngo tuzajya mu nzu yawe.
abandi ngo mwanahize imihigo niko yambwiye, ndetse ariko kano kanya ngo mwamaze kubyibagirwa, ngo none ko haje ibindi bigiye gutuma uhiga indi mihigo utarahiguye n'iyindi, uzabigenza ute? Wasezeranye ko Imana nidamuka idohoye uzajya kuyiririmbira, ubu ntabyo uri gukora, ahubwo uri kwandagaza izina ryayo, wambaye ubusa mu muhanda, urimo uratukana mu muhanda, urimo uranywa urumogi mu muhanda, urimo uranywa kore mu muhanda, urimo urayobya abantu ku karubanda. Imana rero yambwiye ngo abantu bagiye kongera guhiga, ngo ariko kandi mbere y'uko muhiga, niba muri abanyabwenge, ngo nimubanze muhigure muzabona uko mwongera guhiga. Ibi iyo tubivuze bamwe baraduhamagara ngo ariko se ngo ntabihumuriza ngo mwatanga, ntabwo ari twebwe, nakabahumurije ni byiza disi mama, nakabahumurije. Ariko se kandi Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Umuntu wese arashaka icyubahiro, ubu nta muntu ucyumvikana n'undi, abantu bose buri wese yikakaje, yigize indakoreka, yigize indahugurika, yigize intumvikana. Ariko reka mbabwire, Imana yambwiye ko utemera kuyumva hari ibiramwumvisha. Reka mbabwire, isi ni mwarimu. Umuntu yaba mu cyaro akihangana, umuntu yaba ahantu hasa nabi akihangana, umuntu yarara ahantu hasakaye neza ariko wenda hadateye irangi akihangana. Ariko nzi ko nta muntu upfa kwihanganira kuba mu nzu iva. Abakristo rero benshi, abapagane benshi, inzu zanyu mu mwuka zirava. Nimusakare inzu zanyu mw'ababyeyi mwe, nimusakare inzu zanyu mw'abagabo mwe, nimusakare inzu zanyu mu isi y'umwuka, niho ndi kuvuga. Nta wakwihanganira kuba mu nzu iva. Hanyuma iyi message rero Imana yimbwira, yayimbwiye numva ifite umubabaro, irambwira ngo igiye kumpagarika ku munara, ngo ariko mvuga ukuri nk'uko kuri, kabone n'ubwo isi itankunda. Ibyo ndabizi ko byanditse, Imana yambwiye ngo n'ubwo isi itankunda ariko yo iranyishimiye, kandi nubwo twapfa tuyiringiye. Nibyo byiringiro dufite. Abantu mwongere mwegere igicaniro, mwongere mumenye ijambo ry'Imana icyo rivuga. Benshi murajya ku mbuga nkoranyambaga, babaha amafaranga mukavuga iby'Imana itabatumye, abandi mukestara nshuti zanjye, abandi mukabeshya, abandi mwataye ingo zanyu, abandi ntimuri gushaka kumva icyo mwahamagariwe ku isi. Buri muntu wese nasubire mu muhamagaro uko yahamagawe. Ntabwo jye nahamagawe nka runaka, buri wese afite uko yagiye ahamagarwa. Yeremiya afite uko yahamagawe, Yesaya afite uko yahamagawe, Nehemiya afite uko yahamagawe, yubaka inkike z'i Yerusalemu. Rero buri muntu wese ngo nasubire mu mwanya we uko bigomba kugenda. Bitabaye ibyo uzawusubiramo uri mu matakirangoye. Rero nizo message nahawe. Ariko kandi iyo tubivuga, ntabwo tubivuga kugira ngo abantu bahahamo. Ariko kandi n'Imana ntibidutumye hano ngo abantu bagire ubwoba, batangire gususumira, bamere nk'abagushije ishyano. Kubera iki mvuga gutya? Nuko Kristo Yesu niwe nkuge nzima, niwe giti cy'inganzamarumbo, niwe uruhura abarushye, ni umunyembabazi, ni umunyebambe, ni umunyembaraga, ni umutsinzi, ni umutabazi w'abera, ni ibyiringiro by'abamwizeye. Kandi ndababwiza ukuri, ateze amaboko ngo atwejeshe amaraso ye yaviriye i Golgota ku musaraba. Hari ibirongo byinshi abantu batagisoma. Hari ijambo riri mu Byahishuwe rivuga ngo ufite izina ry'ukuzi yuko uriho, ngo ariko nyamara wabaye intumbi. Hanyuma iri jambo benshi bararikwepa. Ariko kandi Imana iri kubona abantu benshi bagaragara ko bambaye neza, ariko kandi yabarebesha isi y'umwuka, yabarebesha ijisho ryayo, kuko itareba nk'abantu, kuko itameze nk'abantu, ikabona barasa n'ibyo Bibiliya yivuze, ikabona barasa n'intumbi. Kubera iki mwandagaje Imana,
yarabahaye umugisha kubera iki mutoteje Imana yarabahaye umugisha kubera iki mubaye ba Sawuli Imana yarabahaye umugisha kubera iki mugoretse ubutumwa bwiza Imana yarabahamagaye kubera iki muyandaritse ku mihanda yarabahaye umugisha yarabahaye ijambo ryo kuvuga yewe garukira aho ngaho Imana iravuze ngo garuka nshuti yanjye garukira aho ngaho ongera usubire ku rufatiro ruzima rw'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'Imana Uwiteka arahari ngo akurengere. Ikindi rero nshuti z'umusaraba ndabinginze umwuka muhumeka nimwongere mumenye ko ntaho mubuvoma nta Simba supermarket icuruza umwuka wo guhumeka ni kubw'Uwiteka gusa ni kubw'imbabazi ze ni kubw'agakiza ke ni kubw'umurava we ni kubw'urukundo rwe. Kandi mumenye ko iyo umuntu aryamye abasa n'uwapfuye iyo dukangutse yemwe nshuti zanjye ni ukubera imbaraga za Yesu ni ukubera imbaraga za Kristo ni ukubera imbaraga z'Imana. Nimwongere mugaragaze kwera kw'Imana bashumba ba apostolike ba bishope ba reverend ba pastors ba barimu profete ndetse n'abavuga butumwa abantu batandukanye mu ngeri zose zitandukanye. Nimwongere mwibuke igihe mwasenze Imana irabumva muri mu byariyo ibazana muri uyu mujyi none mwabaye ba Kamugi mwibagiye Imana ibakuye. Reka mbabwire biravuga ngo uwishyira hejuru izamucisha bugufi ngari kuricisha bugufi ingororano n'ubukire icyubahiro ndetse n'ubugingo. Ibyo biri mu Migani 22 umurongo wa 4 haravuga ngo wicisha bugufi akubaho Uwiteka ingororano n'ubukire icyubahiro ndetse n'ubugingo bw'iteka. Muntu ushaka ubugingo ongera wegera Imana ongera wegere Kristo ongera wegere umwami w'abami imbaraga ze zirahari ngo zikubohora. Rero nicyo Imana yari yantumye kuri izi mbuga nkoranyambaga ngo iganirize isi yose kandi iganirize. Imana rero ibaha umugisha kubwiza message. Reka mbanze nsengere umuntu wese wumvise iyi message akabavuza ati tutarava kuri iyo topic twariho akabavuza ati jewe ndashaka kujya mu murongo Imana ishaka ndashaka kubana n'Imana ndashaka gukorana n'Imana ndashaka gusubira ku rufatiro ndashaka gusubira aho Imana ivugira mu izina rya Yesu. Ndatura imbaraga zikomeye ndatura imbaraga zibohora ndatura imbaraga zikiza ndatura imbaraga zibatura. Uyu muntu imigozi yari yaramuhambiriye ariko data agize icyifuzo cyo gusubira ku rufatiro. Yafashaga abakene ntagifasha abakene yishyuriraga imfubyi amashuri nta kibikora yari yaraguye ongera umubyutse umuhagurutse kuko imirimo yazuye Tabita. Uyu muntu wavugaga Bibiliya yicurika nyemerera ayicirukuremo imbaraga. Uyu wahanuraga atabwiwe n'Imana kubw'indamu reka amenye ijambo ry'umusaraba rimubohore kandi rimuha ubuzima mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ubabeho. Amen amen. Imana igumugisha tuzagusenga everyday. Shobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday ubonye kino kiganiro tugusaba gukora subscribe cyangwa s'abone cyangwa gukora partage cyangwa gukora share cyangwa kubisunikira abandi kino kiganiro. Ntukiherane ubutumwa bwiza n'ubu ubutumwa bwiza nawe uzubuha inshuti yawe ukunda iri ku mutima. Rero twaba tubashimiye cyane. Imana ibaho umugisha cyane mukozi Imana twizere ko ubutane tubutumira uzitabira ubutumire bwacu. Yego nicyo twahamagariwe nta kibazo. Imana igumugisha cyane kiganira naho ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanegwa gusenga uzaneshwa senga